hafi aho ngaho rero ikimurimo nicyo kimuzunguza uri kumva kinamutera gukora ibi byose muri kubona ariko niba hari abantu babanye neza uzi inyuma ya kamera ndaguha information babanye neza kugeza n'uyu munsi ni umugore mukuru wa Apotre Mutabazi na Mutabazi babanye neza kambisubiremo nyuma ya divorce se nyuma ya divorce habyenja nese damu kuva yatangiye kuvuga ngo baratandukanye wari wumva ndarimwe avuga ikintu bapfuye usije kubabwira ngo mba numva tutumvikana banumva bitava uzambaza amakuru ngiye mfite andi makuru y'inyuma hanyuma ahubwo reka twirebere kuri ubukwe bw'abantu tarani umugore wa Kenze uri kumva nawe Kenze harimo filozofi y'ubuhanga ariko ishaka ko umuntu uzabikora nyuma ya Mutabazi agashyiramo yes ikaze kuri mwese abadukunda badukurikira turabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu twizere ko rero mumeze neza birashoboka ko ubuzima bwawe butameze neza ariko ihangane ukomere turi mu gihe cy'impeshyi Robert tumeze neza meze bon hano mu rugo wafite invitation zingazi gutumira mu bukwe ibyinshi kubituka se muvandimwe kutuka ni byinshi nyine kubituka nkaho we batagutwerereye barantwerereye akari igihe birambura ukona ni byinshi ibipapuro byazo zose uzazitwerera none se abigenze uti ko buri wese aba ari umuntu wawe ego umuntu uguha invitation aba ari umuntu wawe ubundi umuntu ushaka ngo umutwera cyane ngakugira pare nabonye asigaye ari wowe pare none umuntu yaguze n'imodoka buri wese ushaka kuba pare kugira ngo n'imodoka uyizane nyine na kamera n'ibiki byose kugira Robert pare babyoroshye kamera imodoka inzu gusa byose binaba ari faster cyane ariko bimeze neza cyane ndamahoro yego ni byinshi cyane tuba tugiye kuganira ni byinshi cyane biri kugenda binyura kuri iyi mihanda igiye itandukanye babonye ubukwe bwa Apotre Mutabazi nabubonye ubukwe bw'abantu 30 nkaho turi muri covid yego nabubonye bwashyushye we na Beatrice ariko bari ya Robert ikintu sorry to say this abantu bihangane kuvuga iki kintu yego buriya nabonye guseba nta n'ikintu bivuze buriya muri society buri igisebo wowe ubwawe ni wowe ugiha agaciro iyo mvuze kuri Apotre Mutabazi nkatekereza ya case ya Kinyinya n'itangazamakuru ryari riri hari ahantu hasohorwa amata mpita mvuga uti natekereza ko Mutabazi atazongera no kugaruka kuri kamera buriya rero usibye ko wenda yagize buriya namwigiyeho amasomo menshi reka mvuge ikintu kimwe usibye ko wenda Mutabazi yagize ikibazo cyo kurwara uretse gatoya ariko ubundi Mutabazi ni umufilozofe watobewe umufilozofe watobewe aterera sosiyete yacu abitwa abasizi abanditsi uri kumva abanyabugeni abanyamateka sibyo yagiye ibagira bagiye bakomeye Mutabazi nawe yadatoberwa yari umwe mu banyabugeni cyangwa se mu bahanga twari kugira sibyo kuko kugira ngo wuzure ube umufilozofe wuzuje ibyangombwa nuko nibura ugira ubumenyi runaka ubona ko ubumenyi bufite n'uburyo uri ku rwego rwa masters nibura hari ubumenyi runaka bafite kabiri bigasaba kugira ubuhanga buretse dukora iki kiganiro twitonze kugira ngo nimbe neza akanamba misense kabo etse nkavuga ibuga Mutabazi ategura uzi ko yari motivator wundi utegura nyine abantu akajya kubabwira bibera muri Nyamata akaza kuri stage yambaye isengeri bise nibukira afotisha ndaseka kandi nanjye numvaga ndajyayo akavuga ati ninjya ari ahantu nishyuye amafaranga yanjye umuntu akaza gutanga speech nyinumva icyo narigiye kuvuga kugira ngo ube umufilozofe umeze neza bisaba kugira ubumenyi ukagira ubuhanga ukagira n'ubwenge hari ikintu cyabaye kuri Apotre Mutabazi yagize ubumenyi agira n'ubuhanga
abura ubwenge ubwenge bwe buratoberwa umbe neza turi kuganira nk'abanyabwenge yego ubwenge bwe buratoberwa bumaze gutoberwa uri kumva bumera nk'ubuze direction icyerekezo tube clear nemera ko ubuhanga bwa Mutabazi bwamugejeje ahantu Damura ataragera sibyo yego najyaga mbona cya kiganiro cy'ibitabo Barore yajyaga akora ahamagara Mutabazi bakicara bakaganira ariko urugendo rwe rw'ubwo bwiza bwe bwambuje kugera ibwami noneho abonye ari gukingura amarembo y'ibwami ashaka kuyikingurisha bidakunda sibyo donc hari ikibazo mu bwenge n'ubwo Abanyarwanda bavuga ngo utazi ubwenge agira gute ashima ubwe ni nabwo bwa buhanga bukibazunguza bukabanagamo ikintu kigatangira kubazengereza navuze ngo ni umufilozofe watobewe kugeza uyu munsi niba aranshije invitation y'abantu 30 uri kumva ndakeka ko ari ikintu abibye ariko gishobora kuzasigara ipfundo mu bandi bazamukurikira ntabwo hazabura abandi bantu babona ibyiza by'ubukwe bw'abantu 30 kubakira b iyi mariage ya Lebuca nk'uko yabivuze sibyo kumenya ngo ngiye kumenya inshuti zanjye ese ikibazo ngiye buriya hari icyo bita papasi y'ubukwe intego y'ubukwe ubundi ni iyi tubanze turebe nubwo Mutabazi avuga ko azakora ubukwe bw'abantu 30 intego y'ubukwe ni ebyiri intego ya Mutabazi n'intego y'umugore oya reka turebe muri rusange tutagiye kureba ibyabo ngabo intego y'ubukwe ubundi mu busanzwe mu bandi bantu basanzwe tugiye mu byo bita umuco tukajya mu cyo bita iyobokamana tukajya mu cyo bita idini n'ibintu bitatu mvuze intego y'ubukwe ku muco ni uguhuza imiryango sibyo intego y'iyobokamana ku bumana ni ukubaka umuryango intego y'ubukwe kuri Satani uri kumva kuko Satani buriya nawe ajya ari mu bukwe ni ugukomeretsa imitima y'ahazaza sibyo narinyuze hejuru kugira ngo nyumve neza reka ngwese rero guhuza umuryango niho ushaka hamwe donc abagore bafite ikintu cyagura umuryango muri bo kubyara uri kumva sibyo donc umuryango ukagira gute ukaguka ukaba munini sibyo yes uko kwagura umuryango rero niyo ntego y'ubukwe ari nayo umuhungu n'umukobwa bashimanye bahamagara ya miryango yose ikaza igatarama ikavuga ati uyu mwana wacu ku mugaragaro tumutanze muri uyu muryango bakawubona rero navuze mu buryo butatu ushobora gusanga rero tugarutse kuri Mutabazi muri ubu buryo butatu harimo uburyo bumwe kamfate nk'urugero sibyo n'intego nyamukuru ya Apotre Mutabazi si ukubaka urugo no kugira ute kuko ndahamya neza ko uyu mugore witwa Beatrice niyumva iki kiganiro yabana na Mutabazi yagira gute amenye ko umugore wa mbere Mutabazi n'ubu bakiwubanye gute se bakiri inshuti ubu nimbivuga abantu bafite ubwenge bukeya uri kumva bahitamo bati nawe uri ikimara babubanye gute se kandi agiye gusezerana ndagira ngo mbatangarize ko ngewe ndi umwana wo kwivuko kwa Bakabarira kwa Mutabazi hano ibyumba Gicumbi ukata kurunuza kuruyaga no kwa DP uri kumva ndayaho nyine mbabwire ko mbazi sibyo mbabwire umwana wo mu bakire Mutabazi Kabare mubona wacanganyikiwe n'imihanda mbabwire umwana wize bitanoroheje akiga muri kiste urukumva kiga na masters turi kugendana mbabwire umwana ufite inyenyeri uri kumva ajyana no mu bapasiteri b'abasataniste bakavuga ati turayirutse bikanga babiri bangaye yihomaho bakareba inyenyeri bakavuga ati wowe ntabwo uri umwana wo kurimbuka tuvira ahangaha yego buriya abantu benshi ntabwo baba bazi nyine bo barebera ibintu hafi aho ngaho rero ikimurimo nicyo kimuzunguza uri kumva kinamutera gukora ibi byose muri kubona ariko niba hari abantu babanye neza
uzi inyuma ya kamera ndaguha information babanye neza kugeza n'uyu munsi ni umugore mukuru wa Apotre Mutabazi na Mutabazi babanye neza kambisubiremo nyuma ya divorce se nyuma ya divorce habyenja nese damu kuva yatangiye kuvuga ngo baratandukanye wari wumva ndarimwe avuga ikintu bapfuye usije kubabwira ngo mba numva tutumvikana banumva bitava uzambaza amakuru ngiye mfite andi makuru y'inyuma hanyuma ahubwo reka twirebere kuri ubukwe bw'abantu tarani umugore wa Kenze uri kumva nawe Kenze harimo filozofi y'ubuhanga ariko ishaka ko umuntu uzabikora nyuma ya Mutabazi agashyiramo ubwenge bishobora kuzagirira umumaro sosiyete bitewe n'isi turimo kuko uyu munsi dufite isi y'abantu bazi kumenya kuzana indabo ku murambo kuruta uko bazana amafaranga yo kuvuza umuntu kwa muganga cyane wabyumvishije rero iyo umaze guhishurirwa abantu ko bakunda umuntu bavuga tugize amahirwe tuvuyemo bakanaguherekeza ya ndirimbo yanyu araruhutse inshuti ya Yesu asinziriye watekereza igihe uwo muntu warwaye akagera igihe cyo gusinzira utaramusuye utaragize gute ubu bukwe bwa tarani nanjye iyo nza kuba ndi gukoresha ubukwe wari gukoresha nk'ubwa Mutabazi sana nanigeze no kubiganizaho madamu wanjye arabyanga ndavuga reka mwubahe kuko tugifite imyumvire twumvikana wumvaga nawe mu bukwe ngende gukora ubukwe kandi byari numvaga nakora ubukwe cyo kuza ngende ndi kubara abantu senkani taranibe na veni banye kubera izihe mpamvu mwana ngende nagiye kwifatira irembo wese kuri nyakamwe sitagira umuryango hari umuntu uburuwe uzambaza amakuru iyo havutse ikibazo telefone nakira cyose nibe wowe kuri nyakamwe hari ikibazo nyakamwe utari ufite abavandimwe se nyakamwe utari ufite inshuti se ubwo igihe nicyo cyari cyabigenye igihe utaramenya isi n'abantu ngo umenye n'Imana na Satani ahantu uva naguhaza ubundi mu buryo bwiza buriya bukwe bwa tarani nanjye ndamushyigikiye tu ahubwo nuko hanze gufata telefone naye kumuhamagara nkamubaza reka twikomereze wenda kuri Mutabazi yanze kuntumira mwana Apotre Mutabazi njye kamvuge gutya nk'uko uko ni umuntu kuri iyi mihanda abantu bamwe bafata nk'umuntu wacanganyikiwe kubera comment bajya bandika nanjye simbura kumufata nk'umuntu wacanganyikiwe njye siko mufata uzi impamvu ya mbere Apotre Mutabazi ibintu bye nyine byo kuri iyi mihanda byatangiriye ndabyibuka kera tukiriza muri ibintu bya media yari yanditseho za pike akajya akoresha press conference akoresha inama akajya akora ibintu nyine ubona bimeze uko bifite umwihariko wihariye nyine atabura uko abisobanura uko nabonye n'ubu bukwe bw'abantu 30 yashyizeho ngaru kugira ngo ngamenye inshuti nyanshuti abavandimwe nyabavandimwe gatandukanye ndyarya zamwihishemo yego bazati umuntu akuru ubukwe kugira ngo bigende gutya nkavuga niso ibintu nta kibazo kindi kibirimo ni impamvu ziri aho ngaho gusa cyangwa n'umundi bwenge bw'ikirenga dimansiyo ajya babwira abamo mwebwe mudashyikiye uri kumva dimansiyo ya gatandatu aha yaba mu ya kane kandi majority y'abantu benshi baba muri kabiri twibera muri za kabiri disi abantu rero baba muri kabiri iyo umuntu uri muri dimansiyo ya kane ari gukora ibintu bamubona nk'umusazi rero njye ntabwo mubona nk'umusazi iyi kesi irimo noya ndi kuvuga ni ugutoberwa sinzi icyo bita gutobera umuntu uri kumva ni ukubona umuntu ufite ibintu by'agaciro sibyo utabishaka ko bikora akabivangira uri kumva noneho nawe ntamenye ko ari kuvangirwa gafate nk'urugero rwa hafi nk'ubu Mutabazi yavangiwe n'itangazamakuru gute kurikinamo atazi uko barikinamo kandi abantu benshi baza hano benshi rero bavangira sinzi niba barabibonye abantu benshi batazi itangazamakuru bada muri nicyo cyatumye mfata umwanzuro watika njye kuryiga ese communication ni iki ese theory of mass communication ni iki manze menye kuko nabonaga hari utuntu tuba
ejo nakoze ikiganiro ndi kuvuga kuri Zawadi sibyo mvuga ukuntu umuntu aza muri sosiyete iyo sosiyete ikamutobera we ntamenye ko yamutobeye kamfate nk'urugero rwa hafi buriya si ureba ntawe uzongera kumubona abwiriza nk'uwo mukobwa nanze urugero kugira ngo ubyumve neza n'aba mutabazi bagiye bahura nabyo uzi impamvu nta nazongera kubwiriza hari ibintu yabwirizaga abwira abakristo ngo bihane ibyaha kandi sosiyete yacu itabishaka sosiyete yacu niba idashaka ibyaha ishaka kubitwikira rero ikaba ibonye umuntu uza kubabwira uwo muntu naza kubwira gusa atize tera uko umeze buriya Yesu yabwiye abigishwa be amagambo akomeye abantu batajya buzi yabaga ati ahantu mbatumye ni mu masega aryana kabiri ndabasaba ngo mugire ubwenge gatatu mwirinde kugira amahugu kugira ngo mutazagwa mu mitego yabo mumere nk'inzoka uri kumva izi tere rero abantu benshi baraza bakazigwamo nari nanze urugero kuri uyu mukobwa ubu kuba yaraje akigera hano bagahita bamukorera inda azahora yikoreye ubwo hari uwakongera kuvuga ngo aze kubwiza yikoreye iyo nda ni urugero nanze kabiri hazamo akantu k'akamanyanga kavuga ngo arwaye kanseri mu mezi 5 none irakize ubwo ako ngako ni akantu abantu baba bamukoreye we kandi abo bantu bitwa ngo barakamukoreye bo aba ari kubita inshuti wanahuye wakabazi ngo ni inshuti kumbi n'abantu bamukoreye ikintu kugeza ku rwego umuntu yandika message ati niwakiriye umuntu bizagenda gutya na gutya rero n'uyu nguyu mu gutoberwa kwe uri kumva habaye hari abapasiteri bafite ibitaro byo mu mwuka uri kumva bikora akazi nk'aka hano haruguru bashobora kumuhamagara bakamufasha bikaba byagenda neza bakamufasha iki kandi ubunsi ubona ko nyine nta kibazo kiri uko gutoberwa kubura ubwenge kugera ku rwego sosiyete yose ikamubona ko ari umuntu donc hari ikintu muri we cyabuze ubwenge nk'ubureka ngo nguryo rwa hafi ngiye kukubwira akantu kandi mutari muzi kuri Mutabazi uzi ko Mutabazi ari wa muntu nyine wicara agashushanya ibintu byo mu isi akagira ngo bibaye reyeri hajya mu byita fiction ibitekerezo byaba biri fiction bimeze nka za filime za fiction niko babyitara ntago mbyumva urabona hari ukuntu umuntu arema igitekerezo mu mutwe nyine mu mutwe none reka ngo nkwe nguryo rwafi nka Mutabazi hari igihe muhura yashushanyije ko yabaye depite agahita sibyo agahita kubwira ahantu azajya yicara muri ofisi n'ukuntu azaba bimeze n'ukuntu azajya bigenza n'imodoka azajya agendamo n'ibikorwa azakora sibyo ariko yatanga igitekerezo ku muntu washima kuba umudepite turi kugendana icyo gitekerezo gikoze kikaba cyabareyeri ariko mugahura yabaye umudepite n'ibi rero bya mariage nabyo ushobora no gusanga we ari iyo sarimo umukobwa agahuruduka atazi ibyo ari byo uri kumva nakaza muri gahunda ngo nahuye n'umugabo w'umunyabwenge ngo yambwiye ngo dukore ubukwe gutya na gutya ni urugero ntanze sibyo icyo kintu rero urumva ko kuvurwa kwe biroroshye ikindi kibazo gikomeye kiba kiriho iyo utitonze neza indwara bitavugavuga sinzi niba uyizi niyo arwaye warayirwaye Mutabazi abantu benshi baba hano kuri YouTube no mu nsengero barayirwaye yitwa vugavuga nabo arayirwaye ubwo rero nabwo akeneye kuvuzwa ariko ubundi mu bisanzwe certains philosophes sibyo utoberwa uri kumva kandi kubera kurwara izo ndwara byarenze ihaniro iyo umugira inama muricarana akaba yanakwikiriza uri kumva ukamuha izo nama ukagira ngo aranazumvisha ajya ku mutima batica uri igicuri sibyo wenda reka tugaruke ku buryo abantu bazwi cyane kuri social media biba bimeze njya mbona rimwe na rimwe ku bantu b'abasitari kubaka ingo mbere y'uko urugo rwubakwa bikaza kuri izi social media bikaza kuri iyi mihanda ariko tuvuga hari ikintu kinini cyane byafekita reka wenda ngufashe ntago nabivuga ko ari ibintu byafekita ahubwo hari ikintu kiba ku bantu bitwa bashaka kwamamara bashaka kumenyekana hari igihe bagera mu murongo w'ubuzima runaka sibyo ubwo buzima bukabasaba gutanga ibitambo noneho bakabayitishamo ibitambo batanga a bo ubwabo b umuryango wabo c abantu babo iyo mvuze umuryango wabo ni ukuvuga ngo ni ugutanga urugo rwawe amahirwe n'ibyishimo by'urugo ukabitanga buriya no mu bijyanye n'ababutunzi no ku yindi misozi yose y'ubuzima hari n'ababitanga mwebwe ntimubimenye
niwe uzumva uvuga ngo uriya mugabo ngo ni umukire ngo yarakize uri kumva ngo ariko ngo abonana n'umugore we inshuro 12 mu mwaka nizo bamutegetse sibyo donc iyo rero umuntu asabwa igitambo cy'urugo rwe cyangwa se cy'ubuzima bwe uri kumva mugahura nawe yagitanze we ntabwo yazabaga ngo nagitanze ahubwo icyo muzabona ni uko hazabaho ngo umugore n'umugabo ngo bagize gute batandukanye kandi mu isi y'imbaraga mu bantu bazi kusoma iby'isi y'umwijima umuntu uri ku bushobozi bwo gutamba urugo rwe isi y'umwijima iramwubaha nta kindi kintu aba atatamba ni nk'umuntu utanga ubugingo bwe cyangwa se utanga ubw'abandi baramwubaha mu isi y'umwuka bakomeye uri kumva kuko baba batekereza ko umuntu wageze ku rwego utanga amarangamutima ye dusupoze nk'umuntu utanga ubusugi bwe cyangwa se ubumanzi bwe akabutanga mu isi y'umwijima uriya muntu baramwubaha kuko nyine umuntu ushobora gutanga ubugingo bwe ndamuntu nta kindi kintu atatanga umuntu ubizi ko iyi si tuyimaraho imyaka 60 ariko nyuma y'iyo myaka 60 azajya mu nzozi zihereza mu nzozi mbi zihereza nta kintu na kimwe atatanga nicyo kiba ku basitari no ku byamamare agatanga family zabo kugira ngo abashe kugera ku cyo hejuru ikindi cya kabiri kibabaho hari n'abatazitanga ahubwo akaba ikibazo uko umuntu agenda yigira hejuru irari rya kamere iyo umwuka yarataritsindagiye ngo yica amahage yaryo ikintu bigusaba no kutangira kugushyira mu mworera udashira uko umuntu yifuza amafaranga yabona 100 akifuza 200 niko n'umuntu atangira kugenda yifuza ubuzima burenze paraporo y'ibwara arimo hari igihe rero Robert na madamu we bashakana Robert yari ari mu buzima bwemera gushakana n'uwo mudamu bakigira hejuru umudamu akavuga ati ndabona utakiri kuri standard yanjye cyangwa se na Robert akavuga ati ngiye maze kuba icyamamare ndi umusitari ndagenda mu bantu si donc agafata umwanzuro ko ati nawe mvira hehe mu buzima donc ibituma ingo zitandukana ni nyinshi hari igihe ingo zisenywa n'abantu ku ruhande bandi umuntu udamu wakicara akagusenyera urugo suzi ko bibaho se cyane ubu umuntu akwiziringa akaguteretera umugore kandi akarirangira ruhitse rero ibituma ingo zisenyuka z'abastari zo ni nyinshi nahoze mbona ngo The Ben rwagiye hanze ariko mu by'ukuri byagaragaraga ko n'ubundi nta ruhari ariko nanone wareba background ese washakanye na The Ben we ihe intego ye nyamukuru yari afite ni iyi wajya muri background ye hashize ukumva ko ibintu by'abagabo nta kintu byari bimubwiye ahubwo uru rugendo rwamubayeho uri kumva nibyo nyine rero ibintu bituma abastari basenya ni byinshi habamo kunenana habamo gutangamo ibyo bitambo by'imiryango yabo habamo kubona ubushobozi buje umuntu akajya abona utari ku rwego rwe hazamo ibintu byinshi cyane habamo abantu bazisenya urukumva bakazigera amahiri habamo byinshi satani nawe asenya ingorezo iz'abastari n'iz'abasanzwe zirasenyuka ahubwo abastari nuko bari ubuzima bwabo babuderapye hanze tugahita tubibona kurusha abandi ariko n'abandi zirasenyuka si tuvuga nk'isi yacu uyu munsi ntabwo ishaka imiryango turekiriye mu buryo ubwo aribwo bwose uri kubona ko n'ibintu by'amakwe biri gucika n'ibindi byose ntabwo isi yacu ishaka muri make washima Apotre Mutaza ku gitekerezo yagize cyo kuzana abantu 30 kuri njye ndi agree nawe ndetse ubundi umuntu ugira ngo umuntu ufite abo ahubwo arakaze umuntu ufite abantu bitwa ngo inshuti nyanshuti akagira abavandimwe nyabavandimwe 30 shara nakaze uziko ngiye mfite abantu b'inshuti zanjye 4 gusa ujye gukoresha inshuti nyanshuti ngiye gukoresha abantu b'inshuti zanjye nyanshuti mfite ababyeyi baba mama 3 n'umugabo umwe nibo watumira mu bukwe ari ugukoresha iryo jambo ari gukoresha ibyo bita inshuti nyanshuti nkawe ndabizi ko mu mitima y'abantu yahise hajya mu Rwanda ngo Robert isanshyira muri abo 3 ariko ngiye mfite abantu b'inshuti zanjye 3 zaba mama uri kumva n'umupapa umwe reka dusohoze ubwo Apotre Mutabazi reka tumwifurize urugo ruhire gusa narabuye Betty namurabuye Apotre Mutabazi abanye neza muri make ushaka kurugera intorezo se narwo ntabwo ndi kurugera intorezo reka ngiye ndi kukubwira ibi sinakubwiye ko mbizi nta burambe narwo uri kuruha ntabwo mbizi iwacu rega hano haruguru tuvuka buriya nibavuga ngo ahantu hitwa Gicumbi cyo bita Gicumbi ese ni Gicumbi kiki namwe mujye mushyira mu nuzi ni Gicumbi kiki uvuga utaba nubwo ari kugushaka abanye neza n'umugore we wambe oya kuki hano ruguru mu ndorwa kambisubire wese wewe hari ibintu utarumva kuki hano haruguru bahita mu ndorwa
akaba hari ahantu bafashe izingiro ry'abantu bitwa igicumbi. ushaka kuvuga ko hari uragira ngo umenye amabanga yandi akomeye wari kuzajya ujya gukora ubushakashatsi uhere za Kivuye na hano za Kiyombe uri kumva uze na hano za Kibari umuhanzi umenya amakuru y'abantu bahararugurira mwana wowe se ko waturuka ko nta kibazo iki yese ubibwirwa ni ku ruhande naberetse ari rwo muzi ubwo nabazerekana urwe nyine muri make ushaka kuvuga uti bashobora no kurambana rwose ntabwo ari ubivumbuye ruguriye abagabo rwose ni ibintu tuntu twabo kandi dayimoni ziba zikora ni uko bamwe nyine bazi kubitwikira babihisha bahita mu ndorwa y'ibibari mwana umubari reka dusoze ahantu bahise Gicumbi mwe muba muri aho ngaho mutazi n'amateka no kumenya muzabaze amakuru n'amateka za Nyagishi bamwe na bamwe ntari navuze ko ari Igicumbi hari uwo mvunutse ntawe turuta ariko icyo bikumvikanisha kiba cyumvikana nabonye ko umusamariyakazi yikojeje agasanga hari abatajya bahakinisha samariyakazi icyo yaraboneye iyo yakibonye ujya mukina ariko gukina ariko nta ahubwo bazibanira mwana ahubwo Imana ibahe kuguhirwa no gukomezanya naho gereza ubwo bukwe nabonye ngo Mutabaza niba utaba fiction nk'uko nabaza ko byibuza Triste Mutabaza agiye kwibanira no mu diaspora ku makuru naje no gukorura umugore ntabwo ari umudiyasi ntabwo ari umudiyasi rwose ariko ngiye kuvuga ibyo ntekereza ko urugo rwa Mutabaza uyicecekere nabagiye kwiteranya ariko icecekere dusoze ikiganiro turabashimiye cyane ibiganiro byacu nakagaruka shalom